Ese u Rwanda ni iki? U Rwanda bisobanura iki? Ese u Rwanda rwayobowe nande imbere y'ubukoloni? Ese u Rwanda rwayobowe n'abami bangahe? Ariko se kandi u Rwanda kuki rwakolonijwe n'ibihugu bibiri? U Rwanda rw'imisozi igihumbi. Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana nawe hano kuri niyo nkuru media. U Rwanda bituruka ku nshinga kwanda, ariko kandi kwanda bigasobanura kwaguka. U Rwanda mbere y'ubukoloni rwari ruyobowe na cyami. U Rwanda rwayobowe n'umwami wa mbere Gihanga wa mbere Ngoma ijana, ariko kandi nanone u Rwanda rwayobowe n'abami 27 nk'uko ibitabo by'amateka bibivuga. Nuko mu 1884 kugeza mu 1885 inama yabereye i Berlin mu Budage iyobowe na Chancellor Otto von Bismarck yemeza ko hagiye kuba icyitwa Scarambo and Partition in Africa. Scarambo and Partition in Africa bivuze ko ibihugu bya Europe byagombaga kuza kwigabanya Afrika mu cyiswe ubukoloni cyangwa se colonization in Africa. Berlin Conference intego nyamukuru yari raje inshinga y'inama kandi twavuze ko yari yobowe na Otto von Bismarck, Chancellor w'Ubudage. Intego yayo yari Scarambo and Partition in Africa. Ibihugu bya Europe bize muri Afrika bize byigabagabanya ibihugu bya Afrika maze bitangira ikizwe ubukoloni muri Afrika. Dore ko iyi nama yabaye mu gihe kingana n'umwaka, yatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 irangira mu kwezi kwa kabiri mu 1885, ubwo n'ubundi nahasaga mu kinyejana cya 19. Ibitabo by'amateka bivuga ko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 ibihugu bya Europe nta makuru byari bifite kuri Afrika, ngo Afrika yari umugabane w'umwijima. Hanyuma mu mpera z'ikinyejana cya 19 noneho umugabane w'Uburayi ugira amakuru menya ku mugabane wa Afrika binyuze mu cyo twakwita abavumbuzi cyangwa se aba-explorers. Iyi Berlin Conference yari yobowe na Bismarck. Nuko kandi ibihugu bitangira kuza gukoloniza muri Afrika, ndavuga ibihugu byaturukaga muri Europe bitangira kuza gukoloniza muri Afrika. Ubudage ndetse n'Ububirigi mu gukoloniza u Rwanda byabaye mu myaka y'1897 kugeza mu myaka y'1962, kubera ko Ubudage nibwo bwageze mu Rwanda bwa mbere mu 1897 buhava mu 1916. Kandi Ubudage twibukiranye ko aribwo bwari buyoboye Berlin Conference, kandi twibukiranye ko Ubudage aribwo bwari buyoboye Berlin Conference uhagarariwe n'uwitwa Otto von Bismarck. Nuko Ubudage bugera mu Rwanda mu 1897 kugeza 1916. Reka twibukiranye gato ku ntambara ya mbere y'isi. Intambara ya mbere y'isi yabaye mu gihe kingana n'imyaka 4 kuko yatangiye mu 1914, aho groupe ebyiri arizo zari zihanganye, Triple Alliance ndetse na Triple Entente. Nuko Ubudage buratsindwa mu ntambara ya mbere y'isi ndetse buhabwa ibihano n'akanama gashinzwe gusinya amasezerano ariko kiswe Vassal Peace Treaty. Aka kanama gahereza ibihano Ubudage bivuga ko Ubudage bugomba kwakwa koloni zose bwari bufite. Muri izo koloni harimo n'u Rwanda. U Rwanda rwa ku Budage buhabwa Ububirigi kandi bishimangirwa na Loni cyangwa se League of Nations. Ububirigi butangira gukoloniza u Rwanda mu 1916 kugeza mu 1962 n'ubundi aho mu kinyejana cya 20. Dore ko Ububirigi aribwo bwakolonije u Rwanda igihe kirekire
ugereranyije n'Ubudage. Nuko ariko kandi u Rwanda rubona ubwigenge mu 1962 kandi rubifashijwemo na RPA ndetse na RPF, rubona mu rugamba rwo kwibohora guhera mu 1900 kugeza mu 1994. Reka turebere hamwe mu byatumye abakoloni baza muri Afrika, cyangwa se muri Afrika bicyo bita colonization of Africa. Bimwe muri byo bashakaga umutungo kamere, bashakaga amasoko, bashakaga guteza imbere umuco wabo muri Afrika, bashakaga ubutaka bwo guturaho muri Afrika, bashakaga gukwirakwiza ijambo ry'Imana binyuze mu cyo bita abamisiyoneri. Ingaruka z'ubukoloni muri Afrika by'umwihariko mu Rwanda ni izihe? Kubura ubusugire bw'igihugu, gupfa kw'abantu, gucika intege k'umuco w'abanyarwanda, batangije amafaranga, gukwirakwiza amakimbirane ndetse n'amacakubiri mu banyarwanda. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi niyo nkuru Karine, naho iyi ni niyo nkuru media. Ariko kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Icyo kandi mpora nkwifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zawo.